aja umunyabukungu uhora uvuga ibintu byo mu mujyi gusa. Iyo uvuga ubukungu bw'igihugu ukavugwa isanwa rya Kanombe, ukavuga iyubakwa rya Bugesera, ukavuga za convention center zo, ukavuga kugurwa kw'amadege mashya, uvuga ubukungu bw'igihugu cyose cyangwa uvuga ubukungu bw'umujyi umwe mu gihugu. Hatwe abantu muri Kinyamakara na za Rukiriyo bitugeraho bite? Uramfite kabisa. Gusa ntago mvuga gusa ibyo byonyine uvuze, mvuga ibyiciro bitatu. Mvuga urwego rw'inganda, nkavuga urwego rw'ubuhinzi mubarizwamo za Kinyamakara, nkavuga noneho n'ibijyanye na service ariho turimo kuza gusangamo ayo madege uvuze za Rwandair no kubaka za Bugesera n'ibindi ngibyo. Ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe, nuko niyo twavuga kuri ibyo byonyine ntabwo bavuga ngo nibikugeraho. Iyo hubatswe Bugesera ntabwo yubakwa n'amamashine gusa, hari abaturage benshi barimo guhabwa akazi, benshi cyane bari kubona akazi hariya mu gusana Kanombe, mu kubaka convention. Ariko noneho iyo convention aho irangiriye, kakira abantu bazanywe n'ibyo bibuga turimo kuvuga, n'izo ndege zabazanye bakaza bagakorera inama muri Kigali, bafungura amafunguro avuye ku bikomoka ku buhinzi byahinzwe n'abo ba Kinyamakara ndetse na Rukira. Bivuga rero ngo mwese bibageraho, kuko iyo baje bakagura ibyo bicuruzwa, ubwo bukungu bubageraho muri rusange. Niyo mpamvu tuvuga ngo iterambere riba ari irya bose.